akantu kaje kuri YouTube zacu twese tazagira ngo niwe wenyine ugafite, buri muntu aragafite. Akanditseho ngo you can now choose if you want to allow third party companies to use your content to train AI models in studio settings. Bari kukubwira ngo ubu noneho ushobora guhitamo niba content yawe yakoreshwa gutoza AI, gutoza zino ano marobo ya AI ari gusohoka, kuko murabizi ari amarobo atrainingwa n'abantu. Murabizi ko nka ChatGPT cyangwa se niba utari unabizi uhite wumviraho, buriya nka ChatGPT iyo urimo urayibaza ibibazo iragenda ibigenda ikura mu bwenge, ibigenda ikura mu bwenge, ibibazo ugenda uyibaza ugenda uyisobanurira utuntu, igenda imenya utuntu n'utundi, nkuko ugenda kumenya niko igenda yiga n'ibindi bigiye bitandukanye. Now ese koko aka kantu koko kagufasha kuba monetize, aka kantu bazanye bagiye kuguhemba, aka kantu bazanye kamaze iki, gakora iki, kagufasha iki, kakungura iki, kaguhombye iki? Nibyo tugiye kureba muri video guys. Kuri computer ho ushobora guhita ujya muri settings ukagashaka, ariko niba ukoresha telefoni, kandi ndabizi neza ko abantu benshi bakoresha telefoni, kandi niba unakoresha machine yonyine nta kibazo, uyu munsi ihangane ubirebere muri telefoni kuko niyo twahisemo gukoresha. Guys, ubu kanze hano kuri learn more kugira ngo nyine tumenye ngo ese ibi bintu ni ibiki bya AI models, ni ibiki bazanye kuri YouTube. Okay guys, your content and third-party training. YouTube's commitment to responsible AI development includes making sure creators and rights holders continue to control how their content is used. Some creators and rights holders may want to partner with AI companies to help develop the latest generative AI technology. Tugeze aho ngaho rero bari kutubwira ngo YouTube urumva irimo irakomeza ku developing cyangwa se irimo irakomeza ikoranabuhanga rya AI. Niyo mpamvu rero ishaka yuko hari abantu bamwe na bamwe bagomba gukontrola uburyo content zabo zakoreshwa muri AI, ari wo byemeye batabigutegetse. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ubyemeye ukavuga ati ngewe ndabyemeye bakoresha content yanjye mu gutraininga AI, content yawe koko bahita bayifata bakayijyana. Ubifitemo iyihe nyungu? Nta nyungu bifitemo kuba bajyana content yawe bakagenda nyine bagatraininga izo AI, zikamenya ukuntu abantu batekereza, zikamenya ibyo abantu bakunda, zikamenya ibyo abantu bashyira imbere kurusha ibindi n'ibyo banga, gutyo. Nta nyungu bifitemo, ariko nyine nko gufasha YouTube. Kandi murabizi ko AI irimo irazamuka cyane, niyo mpamvu nyine ibintu byose bya AI babishyize imbaraga, na YouTube iri kuzana AI nyinshi ngiye kugenda mbabwira mu biganiro bikurikiye. Hari ikoranabuhanga rya danje riri kugenda riza, urugero nka dubbing igiye kuza muri iyi minsi. Ugiye kujya ukora ikiganiro, ukore video uvuga mu Kinyarwanda, umuntu wo mu Buyapani nakureba ashyiremo Ikiyapani, utangire uvuge mu Kiyapani kandi nta Kiyapani uzi. Guys, so bivuga ibyo ngibyo, niyo mpamvu nyine ugomba no gukora subscribe kugira ngo ibintu nk'ibyo bitazagenda bigucika guys. By default the third party training setting is turned off. Ubuntu wese iyo option ibitaninze off, ibizimije, ntago bagutegeka kuyishyira. If you don't want YouTube content used for third party training, you don't need to take any action. YouTube's terms of service prohibits content from unauthorized use such as unauthorized downloads and scraping. Nukuvuga ngo wowe niba udakeneye yuko ibyo bintu content yayifatwa ikajyanwa muri AI training, byihorere gutyo, ntihagire ikintu ukoraho. Byihorere, ntihagire ahantu ukora, byihorere kuri handitse ngo dismiss na learn more, wari guhita ukanda dismiss cyangwa ukabyihora gutya karakantu kaza. Ariko ngiye nakanze dismiss kugira ngo nyine kave hariya karambangamiraga. Noneho dore ni ibikenewe kugira ngo third party training ikorwe. About the applicable rights holders on the video allow third party. Niwo icyambere nuko uzabyemeza, nubyemeza ngo content yanjye bajyane bayitrainingishe AI, niyo eligibility ya mbere, cyangwa se bizaba bikunze, wowe uzaba nicyo kintu cyambere gikenewe kugira ngo umuntu abe yatangira akujya muri ibyo gutraininga iyo AI mu gihe yabyemeye. Okay, video privacy setting is set to public. Video zawe zigomba kuba ziri public kugira ngo mukorane nizo AI. Mu gukorana ndi kuvuga nyine nta mafaranga arimo, nuko nyine uzaba wabyemeye. Video complies with YouTube's terms of service. Ibaze noneho ngo tugomba no gukurikiza amabwiriza, yewe ngo video za YouTube zigomba gukurikiza amabwiriza, ngo yewe ngo kugira ngo gukubira bakwemerere, wagira ngo hari inyungu twebe tubifitemo kandi ntazo, ngo yewe ngo na community guidelines. Ubwo rero guys, ufata umwanzuro uvuga ati ngewe ngiye kuyiha
AI nge kuyigisha ubwenge, ifate video zanjye, ariko ku giti cyanjye nta mu creator n'umwe, kuko aba creator benshi bararakaye baravuga ati ntago twebwe twafata content zacu ngo du training AI maze zidukure ku isoko, ntago bibaho. Niba bashaka kuyitraining abayitraining ukwabo, twe tutabigizemo uruhare nta kintu tuyifashije, kuko AI ejo nejo bundi niyo igiye kuzadukura ku isoko. Ubwo rero ngewe ndumva nyine n'ubundi kuvuga ngo turi kubafasha nta kintu bitwe byaba biri kutwinjiriza, ariko wowe niba ubishaka ubwo ibyo ni ibyawe, igenda bijyemo, ariko nta nyungu nimwe irimo. Abantu benshi bagiye bambaza ngo ubwo se iyo mbikoze ngo baranyishyura ibiki, nta kintu na kimwe bakwishyura. Wowe icyo ukora gusa ni ukubyemeza cyangwa se ukabireka kuriye. Iyo uberetse kuriye ntago content yawe igenda guys. Mumbwire uko mubitekereza, mumbwire ni update YouTube yazanye, mumbwire niba hari akamaro ifite aba content creators.